Shuti y'inkuru z'urukundo Mix YouTube channel turgatse nanone rero mu gice cya karindwi cy'inkuru yacu nziza Power of Love. Nkuko bizi rero hano kuri chaîne yawe tugenda tuzamuka inkuru zigenda zirushaho kuryoha kandi ariko nizina dusigira byinshi. Niba wibuka neza mu gice cya gatandatu twagarukiye aho muri Sana Samu bari gusosererwa muri hoteli, ariko kandi iryo joro ariryo ikipe ya Samu yiteguye kujya kwica Muzehe Aphrodis. Kwa Muzehe Aphrodis rero hari Muzehe Aphrodis nyine ari kumwe na Rafiki baganira mu ruganiriro nyine muri salo bamaze kurya ninjoro, ndetse umukobwa w'umukozi nawe yarahari. Ikindi kandi n'umuzamu wakundaga Rafiki na Bella nawe yarahari nyine abakundira ko muzanira itabi na konyagi nyine akinywera. Icyagaragaye rero muri uwo mugoroba ubonaga ko Aphrodis afite wasiwasi cyane, ndetse muri Sana Samu barimo bapanga nyine ngo ko babyara kana, kuko muri Sa yari yaratsembye yaranze kubyarira Muzehe Aphrodis, yaramubeshye ko ngari ingumba atabyara. Ibyo byose muri Sa nacyo yaragamije nyine yagira ngo atazabyarira Muzehe Aphrodis ngakamugirira amarangamutima, bikazatuma atabona ukagera ku mitungo yaje gutwara nyine yaje gusahura mbere yuko abonye akazi kwa Aphrodis ko kurera Bella kiriho kana. Ndetse muri Sa yahise anakora amahano yica mama Bella nyine, ahita abeshya Muzehe Aphrodis, birangira Muzehe Aphrodis papa Bella amugize umugore. Bamaze gusezerana rero azora umugara nyine yigira karakajya he, ubugome bwose butangira kugaragara muri Sa yibitsemo, ariko akomeza gukomunika na Samu nyine. Samu wari sheriwe bapanga uburyo bazica umusaza bikarangira bigaruriye imitungo. Iryo joro rero niryo ryari rya nyuma mbere yuko bamuhushije bwa mbere mu gice cya gatandatu, ubwo bari bemeje ko batagomba kumuhusha, bagomba kumwica bakagera ku byo barwaniriye kuva kera ku mugambi mubisha wabo nyine bakawusoza. Nubwo Rafiki yitambikaga nyine akabarwanya, nawe yari yatangiye kuba ikibazo mu gihe Bella we ari mu gihugu cy'Ubuhinde yibereye mu masomo, atazi ibijya mbere, atazi iyo biva niyo bigana. Ibigiye gukomeza rero mu gice karindwi n'ibihe turabigufitiye. Reka dutangirane inshuti yakadasoka. Niba utaraduha subscribe kora kuri subscribe, niba uri mushya hano ibindi bice birahari, ndetse kuri no chaîne hari inkuru nyinshi nziza zamaze kugeraho, hari n'izindi nyinshi cyane zigiye kuza. Turagukunda cyane kandi uri wacu nyine, twigumanire. Reka twikomereze mu gice cya karindwi. Rafiki na Muzehe Aphrodis bamaze gusangira ibya nijoro, bicaye mu ruganiriro barimo baganira. Rafiki musore wanjye, nkumbuye umukobwa wanjye, nkumbuye umwana wanjye Berize. Bella ndamukumbuye cyane pe, wamuma nkamusuhuza cyangwa se byibuza nkumva n'ijwi rye. Gerageje guhamagara telefone ye nticamo, ashobora kuba yaryamye. Na message mwohereje kuri WhatsApp biragaragara ko hatarazaho tuvi tubiri. Uziko ndi kwiyumvisha mu mutima ko niburinda bukeye, niburamuka bukeye tutavuganye kuri telefone cyangwa tansubije, bishobora kurangira ntongeye kuzongera kumuvugisha ukundi. Ndumva mfite igishyika cya kibyeyi. Vie biragaragara ko ufite wasiwasi cyane, ariko ugira ubwoba papa. Ngiye Rafiki ndahari gutabara ikibiri cyari cyo cyose, nditambika ngomba kurogoya. Ntago bari bubigereho tu. Umve ko turi kumwe, umve ko turi babiri kandi ko dusangiye urugendo. Wigira ubwoba papa. Rafiki mwana wa winsetsa, erega ikirube naho wagihungira, niyo wakora iyo bwabaga gute. Nge ndimo ndabyumvamo Rafiki. Mubiri wanjye wahungabanye cyane. Umucyo wa mu gitondo nshobora kutawubona pe, igitondo cy'ejo nshobora kutagicirgera. Cyangwa sha Rafiki uri muri vugire ibyo numva imbundi vuzo rahita wirukanka uhishe munsi y'ibitanda. Oya papa, nge nahangana tu, ntago nakiruka, ntago nahunga. Nuko nyine nta nibigiye kuba, ariko ngiye cyo biramutse binabaye icyo cyanyuma cyanjye nagikoresha ngewe. Nge niko mbayo, ntago ndimbwa, ntago ntinya. Rafiki nge nari umunyu uhagije, reka nipfire nta kibazo, reka nipfire, wowe uracyari umwana muto. Nakoze byiza, nakoze neza, niyo napfa ntago naba mpumbye. Nge nta kibazo naba manukanye, ahubwo abo naba nsize nimwe naba nsize mu bibazo. Papa reka ibi bitekerezo gusa ntitubivugeho cyane kandi ntibikabe. Yego tubireke Rafi, gusa mfite ibicuro byinshi cyane kandi ndumva umutima wanjye udatekanye. Ibyo herukaga kumbaho bene aka kageni birashoboka ko hari ikintu kiri bumbeho. Papa ndahari wigira ubwoba, genda koresha uko nshoboye iri joro sindi businzire. Umva icyo nkwisabira Rafi, kuko Imana yashatse ko nitahira ntacyo wabikoraho. Nta kabuza nagenda, ahubwo ngiye icyo nkwisabira Rafi, mu gihe tumaranye wagaragaye ko watubereye umwana mwiza pe. Uzambabarire wite ku mukobwa wanjye, uzamufate neza kandi urekere kuntekerezaho. Oya mwana wa, wirira nta kibazo Rafi.
Rafiki utarigeze agira amahirwe yo kurerwa mu muryango agakora nk'amayibobo akagira amahirwe mu za Aphrodis akamwakira neza, Rafiki yaratangiye kumufata nk'umubyeyi we, yumvaga rwose amwubashye cyane kandi amwikundiye cyane, amufata nka se atigeze abona. Rafiki yagize agahinda kenshi rero bitewe nuko mu za Aphrodis yari ameze nk'arimo arasezera, avuga ko afite wasi, avuga ko afite ibicuro byinshi, akavuga ibi akavuga biriya, ukumva nyine haradahari wa mugani we akabivuga mu bwoba bwinshi. Ndetse umugambi mubisha wa Samu n'Umulisa mukase wa Bella, Rafiki yari yarabayumviye n'amatwi ye, yarabizi ko urimo bamuhinda ngo bamwice. None se Rafiki uri agahungu ukaba uri kurira nurira n'umugore wawe akazagerera bizagenda bite? Wowe uri umusore ugomba kwitegura ukavamo umuntu w'umugabo, byo kurira bishyire ku ruhande. Hoza umbwira ngo urantabara, busura wantabara uri kurira wirira rwose. Ubuzima bugira itangiro bukagira n'iherezo nyine. Ese ni urwo rwandiko rwanjye urumva naruhungira he? Oya papa we wivuga gutyo, shitani yaje kwiba kwica no kurimbura. Ashobora kukwiba akabutwara kandi kitari cyo gihe. Ibyo ndabyumva mwana wa, ndabyumva ariko ibyo twibivugaho cyane. Oya mwana wa ndakuze, ikintu kiri bwenge nyiyumvamo. Akera nge niko nari imeze, iyo nagiraga impungenge ku kintu kabiri gatatu, ntago nabaga nkikoze icyo kintu cyangwa nkigiye aho hantu. Wapi? Ndibuka na mukuru wanjye agiye gupfa kera cyane, nari nabirose nabyishyizemo cyane. Mu gitondo numva ndababaye cyane, nanga kubibwira ababyeyi, ariko byarangiye yishwe n'impanuka bamugonze yambuka umuhanda, kandi uko nabirose ariko byagenze. Ubwo rero ngiye nishyizemo ikintu mba nacyumvishe Rafi, ndimo ndumva umutima wanjye uremereye cyane. Uzi ko ndimo mva hano nagera ruguru mu gasantere hano ruguru, nkumva umutima wanjye uraruhutse, ariko nagaruka hano mu gipangu nkumva nikoreye nk'isi yose pe, nkumva inyiteretseho. None se muze waretse tukajya kwishakira ahantu handi tujya kurara, ikizo tukakireka? Oya Rafi, oya, nabikusubiriyemo, niba hari ibi buri bube ntaho nabihungira, naho byansangayo. Ikindi kandi bwije ubu ngubu ntacyo nabikoraho. Igitekerezo bakimuye kare cyane mu saa 12 watinze Rafi. Se muri aya masaha yine saa 5 z'ijoro umuntu w'umusaza ndagiye gushaka aho kurara. Biba bibe nyine, ahubwo tugezeramutse tugiye ngo tujye gushaka kurara, hari igihe nawe wabigenderamo uhitonde. Ese urakeka ko umugambi wabo mubisha niba bawugeze kure batarimo badukurikirana nyine? Uba dushyizeho ingenza baho naco hose barimo barankurikirana, ndabizi sinshaka ko nawe ubigenderamo. None se udukora iki papa ko numva bitoroshye? Rafi, genda uryame wimvugisha ibintu byinshi, ejo nibuhumanuka tuzareba icyo gukora nyine. Musa Aphrodis yavuze ibyo arahaguruka ashaka kujya mu cyumba cye, nuko Rafiki aramuhamagara. Ariko papa waretse tukarara mu cyumba kimwe kugira ngo wenda nihagira n'ikibanze kubona uko ngutabara. Genda uryame mwana wa, genda uryame, ahubwo nge nimbona hari ikibaye cyangwa hari icyo nikanze ndahita nza mu cyumba cyawe. Musa Aphrodis yavuze ibyo aramanuka yigera mu cyumba. Rafiki agwa muri salo. Rafiki yibazaga ibibazo byinshi, atekereza ibigiye gukurikiraho. Ntago ndi buryame, uyu mubyeyi yaramfashije cyane. Oya nditanga, ntago nabyemera, ngomba kubategereza, sindi businzire. Nibaza ngomba guhangana nabo, reka mbigiye mu cyumba mbe ntujeho gake, ntarambikeho gake, ubundi nze kubona uko nza guhangana nabo. Masayi bisambo sinumva zangaza mu gicuku cyanishye. Musa Aphrodis yari yageze mu cyumba, Rafiki ava mu ntebe zo muri salo nawe aganiye mu cyumba, nuko aba yirambitseho gake. Shutu neza amatwi ku ruhande rw'Umulisa na Samu muri hoteli, ibintu byari byabaryohanye, byari byabanye super deep nyine, byabanye ubununusi, nubwo bari bafite umugambi mubisha ukuza gutera Aphrodis, bakamwivugana bakamukura ku isi ngo bagatwara imitungo ye. Yari amuryamye mu gituza yishimye, reka sinakubwira bakoze ibyo bakora. Umulisa akavugira hejuru, akagabanya ijwi, akongera ijwi, mbega bari mu mikino yabo mu yindi si yabo. Nyuma y'uko match ya mbere, igice cya mbere kirangiye, barangije umukino nyine ngo bageze mu bushorishori, barimo bahumekera hejuru nk'imbata zahagera mu bisogoro zishakamo icyo kunywa. Wa mugabo uzi kuzansaza uru rukundo mpa karagasaza nyine karagupfubye, karagukinishaga. Ibi ni ibisanzwe gisupori cyanjye shushu be. Hari n'ibindi birenze ibi, nzajya nguhata ibintu by'imboneka rimwe gusa. Uriya musaza yarankinishaga n'ubundi uko nyine ari imbaraga z'amafaranga. Iyo ndi kumwe nawe Sam, mbona umva twakigumanira nk'iminsi 3 cyangwa icyumweru twifungiranye, tutanasohoka tumeze nk'imvubu zo mu mazi cyangwa ingurube zo mu mazi, uhindukira bihuriramo, uhindukira ruhana inkoyoyo, tukemezanya. Wewe uretse uyu mugoroba turangiza aka kazi tumaranye igihe gatugoye, naho ubundi ibyumweru 2 tukuzifungirana n'ukwezi twakwifungiranamo, dupfa kuba dufite ibyo kurya. Wowe ngomba kugusubiza ku murongo, nkaguhata uburere, tugomba kurya tukanywa, ubundi nkaguha uburere. Nta kindi ngo abandi ngo bajya mu kwabuke ngo twe ni mu cyumba twifungiranye gusa. Ibiryo nubwo bajya babinyuza munsi y'urugi, amafaranga se kazaba hari Samu, ibyo tuzabikora.
ibyo byose Samu no Mulisa babiganiraga. Mulisa arimo amushimashima mu bwanwa, Mulisa nawe atereka amaso, reka sinakubwira, nubwo bari bakenyereye ku bugome bwinshi bagiye kwica umuntu. Samu tujye gukaraba, ubusa abasore bawe ntibapanuwe ntibazengurutse igipangu cya wa musaza. Naherutse babwira ngo begere hafira tujye kwitegura. Yego sha, yego muri tugende tuyicira akazi ngo twishinze uburyohe bwo buzahoraho. Samu yavuze ibyo abangatana Mulisa aramuterura amushyira mu kirere nuko amujyana muri dushe. Amazi y'imvura yabamanukiyeho reka nuko Samu atangira koza Mulisa. Baroga ntacyo bikanga ntacyo bishisha, bagiye gutangira gukina imikino ya cyana muri dushe. Nuko barangije gukina bagaruka mu cyumba bambara indi myenda, bambaye imyenda y'ijoro nyine, imyenda y'umwijima. Nuko Samu areba historique ikora neza, areba icyuma cyo kiri mu rwubati, nuko afata n'agacupa karimo uburozi. Izo zari intwaro zose yari yitwaje, avuga ko kuri bukoresha uburyo bwari bwo bwose, ariko umusaza ngo bakamurangiza ngo bakamufanyira. Mu gihe Samu yari muri ibyo atunganya ngo ibikoresho ari bukoreshe yivugana umusaza w'abandi, muri sawe ngo yararimo kwimakiya nyine, yereba muri miroir yo muri hoteli yisiga ibirungo. Icyo gihe Samu nawe yarebaga ko amasasa ari mu bintu byose, areba na silence ahiherereye kuko bari amabanda akomeye. Samu amaze kwitegura nuko ahindukira areba Mulisa, ariko Umulisa uri muri makiya, uri muri protokora cyane, wagira ngo tugiye mu bukwe nyine kandi tugiye mu mugambi mubisha, warikiye aho tukagenda, tugende tudatinda. Wa mugabo we nawe uritesha mutwe, waratse banza ngashyiraho rouge pese, none akagatiro kanjye kamaze kujyaho neza, uzankora mu mwuka nari naranaruhuka, ariko akazi wari unkoresheje burabonaga koroshye. Oya tugende, nkora imidabagiro, ubu nahindutse nabaye Samu wundi. Basohotse hanze Samu n'Umulisa, ndetse umujyi wa Kigali nubwo wari umaze gutamuruka nyine muri iryo joro, amatara yatse ahantu hose, umujyi warabagiranye, wareba hakurya nyine ukabona Kigali irabengerana nubwo byari mu ijoro. Taxi voiture yarahagurutse, urugendo ruratangira. Bagiye kugera hafi yo kwa Muzafrodisi, Samu ategeka umushoferi bari bateze kubakuramo bakaviramo mu nzira mu rwego rwo kujijisha umushoferi n'ibindi bimenyetso byazakurikiraho. Nuko bavamo bagenda n'amaguru kugira ngo hatazagira gikurikirana nyine abicanyi wenda babaje mu modoka bagakurikirana amapine cyangwa iki. Dusiga aho ngaho, nuko Mulisa arisaka kuramo amafaranga yishyura taxi. Ntaribi Samu, tuzahora muri quartier za ruguru, none se kutakigera hariya hacyanera. Wimenyera ariko harase ko magera gake umurigira ngo uranze cyane se ubundi wowe nzi, harase ko ntaza gacera nkiri idage. Ntareba ariko murakoze kumikiraka, mujye munanteza imbere, taxi yanjye burigiremo n'umuziki, shajyana imiziki yawe. Driver wa taxi nyine yahise yikomereza, nuko nabo bavamo bagenda n'amaguru. Bagiye nk'iminota 10 babageze ku gipangu cya Muzafrodisi, nibwo basanze abasore basamba bamaze kwitegura, bahageze nabo bambaye imikara gusa n'ibigofero bari bumanuri bikaza kubahisha mu maso. Abo bari abandi basore 5 bapanuwe nyine bahageze mbere. Boss twagutegereje, amasaha duhaye yaragiye no kurenga, twagutegereje we tubatubona nkaho umeze nkaho uri kudukinisha. N'ubushize ni komisiyo ya ferinzi, nukomeza komisiyo guferinga turakwishyuza, twe nta mikino tugira. Iki cyana kiryoshye kubi cyane ndisho gake ntidutinde, cyangwa namwe nzabahe mu cyumveho. Ngaho se tugende. Reka amasaha meza n'ubundi ntaya. Umuri mvuko ni ibintu bimeze rero, uko nigishushanije. We hano urazwi, ijwi ryawe bararizi, cyo gukomanga nkuko nabikubwiye kuri hoteli. Umuzamu nafungura nawe igikurikira urakizi, tugomba guhita tumukara amatara dukaruma, ubundi ukubita imbwe itarajwe itarabwejura, hanyuma turahita twinjira. Urabyumva neza? Nta mwanya wo guta. Yego sheri, ariko mfite ubwoba. Wacabara ngo ubwoba n'ubugome ugeraho Mulisa, wowe ugira ubwoba kamanga ibyo kamanga, wereka ko nyiryagagoraho kuri aba ngabase. Samu wagaragaye nkaho wari uyoboye igitero cyo kwica Muzafrodisi, yategetse Mulisa gukomanga, nuko bihisha ku ruhande gato y'igipangu iruhande rw'indabo. Umulisa ajya gukomanga, arongera komanga bwa kabiri. Umuzamu mkirango yari yasinziriye, muze Samu yaratarafungura. Agiye kongera gukomanga bwa gatatu, yumva ijwi ry'umuzamu umwe akundaga Rafiki na Bella. Arabaza ninde ukomanga muri iri joro? Wamfunguriye? Ntabwo nzi. Inyokobusha n'Umulisa. Fungura, nende mu rugendo ngeze nta ntinzi. Mabuja wahageze? Reka mfungure, reka ndebe imfunguzo. Umuzamu yasubije asa nk'ufite wasi nyine, asa imbabaza nyirabuja, asa nk'uvugira hejuru kuko amakuru yose ya nyirabura ntiyari afite yose, kandi yarabahabuye kera. Urabizi ijwi ry'Umulisa niryo ryavugaga umuntu wese agahabuka mu gipangu, ahita afungura nyine nyuma yo kumenya ko ari nyirabuja komanzi. Umulisa rero mama Bella, mukase wa Bella,
ahita yereka ba Samu n'abandi bicanyi bari aho inyuma ko ibintu ari terebye, abereka ko umuzamu agiye gufungura. Begeye hafi, umuzamu nibwo yararangije gufungura portaye, umuzamu ntiyarazi ibijya mbere, yumvaga ari ibisanzwe, yumvaga ibintu ari umutekano, afungura ashaka gusekera nyirabuja, acinya inkoro. Yamenye ko ari umutego mutindi nyine umurisa n'ubugome bwinshi yarazanye abicanyi bo kwivugana umusaza. Mabuja, twari tugukumbuye cyane. Wageze mu gicuku ariko mabuja atarangiza kuvuga bahise bamukoma ikintu bamukomye mu gatuza cyahise kimusubiza inyuma. Akigwa imbere mu nzu agaramye atareguka ngo atangire gutaka, bahise bamukanda umutsi bamukoma muri Nyiramuvumbi, umusaza ahita asinzira. Abantu barabicanye babi cyane. Ata ubwenge nyine, babiri basigaye kuri portaye bapanuwa, abandi babiri baca inyuma, undi umwe yinjirana n'umurisa na Samu aguma muri salo. Umurisa ntabwo yayirukaga, nta mfunguzo yari afite, yisatse mu isakoshi nk'uko yari yarabimenyereye, yibuka ko nyine nta mfunguzo zaho yari afite, za Aphrodite yari yarazimwihishe. Mu gihe kiri kubyibazaho, Samu ahita akora mu mufuka akuramo urufunguzo rwa master key rufungura ahantu hose, ahita asetsa umuryango wa salo ya muza Aphrodite, haba harafungutse. Uzi ko urufunguzo rukojejemo bikijyana ubwo bigafungura vuba kuruta uko imfunguzo za muza Aphrodite ziyafungura. Umurisa kuko ari we ruhamenyereye kandi bari bajemeje amatara, niwe wabaye wa mbere kwinjira. Samu azamukurikiye ndetse n'abamwicanyi wundi, abandi bari basigaye hanze. Icyezezi nicyo cyinjiraga mu nzu kuko hari hijimye, hinjira icyezezi giturutse hanze. Muri salo kuko yarahamenyereye, akomeza direct aganiye ku cyumba muza Aphrodite araramo. Abandi nabo baza bakandagira gake bamukurikiye. Bahageze Umurisa ashatse kata serire, asanga nanone muza Aphrodite yafunze. Samu musunika ukuboko yinjiza mu rwa rufunguzo. Icyo gihe Samu ntago yavugaga nyine, ahita afungura binjira mu cyumba. Basanga umusaza yisinziriye arimo aragona. Wa musore yarasigaye muri koridoro, bituma Samu n'Umurisa batangira guseka, babona ko umugambi wabo bawugezeho. Samu afite imbunda, afite icyuma mu ntoki, yegera igitanda ndetse na bwaburuzi yari afite mu gacupa, yegera umusaza yari aryamye. Amugezeho amukubitse inkonji ya mbere, amukubise inkonji ya kabiri, umusaza arikanga arashigukira hejuru, ahita akanguka. Umusaza ngira ngo yari mu nzozi kuko yari yaryamye n'ubundi afite ubwoba, ashigukira hejuru asanga bamufatiyeho imbunda. Muze tuza, guma gutyo uko nguko umeze, tuza nk'uwo bari kogosha, we kubaganya gato mpita nkumena umutwe. Muze Aphrodite yatangiye gutitira, ubwoba bwari bwamubanye bwinshi. Bana ba niki nakoze koko, niki nabahemukiye kigaragara, murashaka amafaranga, nimureke nyabaye. Papa Pera yavuze ibyo mu bwoba bwinshi, ntiyari yabonye Umurisa ko nawe yambaye imikara. Yigeze komanderi ahiyundukiye abona Umurisa nawe ari muri icyo cyumba. Umurisa mu bugoma bwinshi yari yazamuye ya mask yari yambaye arimo aseka. Mva gisaza, niba udashaka bakwica konte zose ugiye kuzitwereka, ese n'amafaranga yose ahishe hose, ndetse n'impapuro zose z'imitungo, zaba iz'ubutaka zaba iz'amazu, kandi urahita unasinyaho, urahita udusinyira, urabigira vuba, ibintu byabaye digital, ugiye gusinyaho kugurisha imitungo yawe, nibwo bwo nyine tutari bukwice. Umurisa avugaga ibyo, Samu nawe akongama irindi, ndetse bakabivuga barakaye cyane. None se ubwo ibyo byose bana ba nimbe bangiye ndasigarana iki? Berasa zaba hadazigate mu Buhinde, shaho imbwira iby'icyo kirore cyawe, sigate abandi se bize bate? Umurisa umugore wanjye, ubwo si cyo nicyo gihembo koko? Ibyo nagukoreye byose muri hari cyo wamburanye? Ntiwishimye ibihe byose koko kuva utangiye kugera hano? Hari cyo wamburanye? Ceceka wakicoco, umugore wawe se umugore wawe ninde? Yigeze akubyarira se? Umva wawe Papa Bera, jya umugabo wanjye n'uwo nguwo ugufatiye imbunda. Se wigeze uba umugabo wanjye? Arenda waneye se? Ndanabyara niba utabizi, ariko ntago nakubyarira kuko nisingukunda. Nigeze uba umugabo wanjye, kigiye nicyo nari ntegereje. Ngeneye narazanywe hano n'amafaranga, winsakuriza rero, kandi ukomeza gusakuza ndababwira bakwice. Muri sare yari umwanda, abivuga amahane menshi, yarakaye yarubirije, ndetse amarangamutima muri sare azamutse avuga cyane, bituma ijwi ripfumura rigera mu cyumba Rafiki yararyamyemo. Rafiki yari yaraye kuri niva imwe na Aphrodite bitewe n'ubwoba, ndetse arya mu cyumba cyo hafi y'umusaza kugira ngo ikiba cyose aze kumenya uko byagenze nuko yagikurikirana. Ki muri kwa kwirambika ishigukira hejuru, yumva ijwi ryavugaga nabi cyane, ijwi ryahaburaga cyane, ijwi rye Umurisa nta wundi nyine ahita arimenye amenya ko tayari abicanye bagize mu nzu, kuko umukino wose yari yahora wiyumviye azi ikizakurikiraho, kandi bari baryamye bafite wasi nawe urabizi inshuti neza amatwi. Rafiki yahise amenya ko urugamba rwabaye faya, ahita abyuka ava ku gitanda, yanga guhita ajya gucana itara kuko yumvaga ko n'ubundi bataza ari babiri gusa. Ahita ashaka uburyo ajya ku muryango agafungura, agasohoka gake yikandagira, yegura igifera bitereranye yiteguye. Afunguye urugi yumva biranze,
icyamubaje nta kindi ni uko umusaza yari yamufungiranye ndetse yamufungirana atabizi. Yari azi ko nyine ari bumutabare. Muzehe yari yamufungiranye kandi n'imfunguzo yari yazitwaye mu gihe Rafiki ngo yari yihengetse ngo agiye kuryama. Ategereje ko kubitaho cya gifereto cyangwa gutera imigeri akarufungura, abona ko ritari igitekerezo cy'inyamibwa. Abanza gutuzaho gake ashaka indi plan B. Yahise abona ko nyine bahita bamenya ahahereye bakaza bakamutanga watarasohoka ntabona uko abarwanya. Akirimo yibaza byinshi, arebye hasi icyezezi cy'urumatara cyaturukaga muri koridoro, abona hasi imbere y'urugi hari urupapuro umuzehe hasize arambitse hasi. Arurutoragura, acana itoroshi ya telefone ye, acana itoroshi ya telefone, ajya mu ishuka yihishamo kugira ngo urumuri rudaturuka mu cyumba cye, bicanye bakaba babona ko harimo umuntu wundi wabyutse cyangwa ukangutse agahita cana urumuri. Yihisha munsi y'ishuka nyine atangira gusoma urwandiko, abona n'umukono wa muzehe Aphrodis wari wamwandikiye amubwira ngo mwana wanjye Rafiki, ngo ibigiye gukurikira mwana wanjye Rafiki niba gutera ikibazo. Ninjye papa wawe, ninjye papa Bella, muzehe Aphrodis, ninjye wafunze urugi. Ibi byose nabikoze ubwo buzima bwawe. Umva icyo ngiye kugusaba mwana wanjye Rafiki, naragukunze cyane ariko ndi mu minota ya nyuma, bigaragara ko ngiye kuva muri ino si. Iri joro nindamuka mpfuye uzite ku mwana wanjye, uzamube hafi, uzamfatira umwana neza nkuko najye nagufashe neza. Uzafata imitungo yanjye neza kandi uzayibungabunge, uzayifate nk'iyawe kuko nariguhaye, nayishyize mu biganza byawe mwana wanjye. Nugira amahirwe ugatera imbere ukagira ubushobozi, uzakoresha uko ushoboye aba bantu ubamfatire babampanire, uzanyishyurire mwana wa kandi uzakomeza uba umugabo. Ndakwizeye. Hari izindi mpapuro nahishe munsi y'igitanda cyawe, ni impapuro zigaragaza imitungo yanjye iherereye ndetse nazisinyeho mu mazina yanjye, mvuga ko ari wowe ugomba kubikurikirana. Ibindi byinshi hari byo naguhaye n'ibyo twaganiriye uzabizirikane. Aya magambo ya nyuma nakubwiraga. Urakoze. Shutuneza amatwi, nubwo Rafiki gusoma byari ibintu bimugora, yarabisomye arabyumva. Utugira urwo rwandiko rwari rworoheje, n'urwandiko rw'umusaza. Rafiki yari amaze kumwiyumvamo cyane, anamwubaha cyane, amufata nka se. Mu gihe gito bari bamaranye, umusaza yari amaze guhindura ubuzima bwa Rafiki cyane, ndetse niyo yari inshuti ye ya hafi isigaye. Byaramushenguye cyane rero, abona ko muzehe nta kabuza arimo arasezera. Rafiki yagiye kurangiza gusoma urwo rwandiko, nubwo yarusomye umwanya nk'umwana nyine wo muri primaire utaramenya gusoma neza, ariko amarira yamubungaga mu maso. Yarangije gusoma urwo rwandiko yarize, yahogoye, yarutayemo amarira. Aho nyine yari yifubitse mu ishuka ari gusomesha itoroshi ya telefone, atanagira ngo yikubaganye abicanye babasha kumwumva. Kandi amatwi yari hanze yumva ibijya mbere hagati y'Umulisa na muzehe Aphrodis, n'abicanye nyine barimo bashaka kumukoraho amagambo, ariko muzehe Aphrodis ubona ko yabatsembeye, yabihoreye. Mu mutima Rafiki yaribwiye ngo nzaguhorera muzehe, nzaguhorera. Yakomeje kurira cyane ariko iriramo imbere, ariko akumva ko naramuka asohoye ijwi abajura bashobora guhita baza bakaba bamugira nabi nawe. Rafiki ibyo byose yarabyumvaga, aryama ku gitanda arimo yumva ko bari gushyiraho hato n'agatuza ku musaza ngagira icyo yavuga, akavugaho imitungo yose iherereye. Umva wagisaza we, aya ni amahirwe ya nyuma. Yego gushyiraho siransiye kuri ino mbunda, urongera kwizigiza gato, nutabivuga wizobaza ndahita nkurasa. Samu yavuze ibyo arimo kokinga imbunda ye, afungaho na siransiye. Papa Bella nabyo byamuyobeye, yabuze yacira n'ayamira, arimo arira nk'umwana muto. Nuko arababwira, reka mbabwire imitungo iherereye, ntimunyice. Vuga vava muri radotenza wakicucu. Samu yavuze ibyo arimo arakubita ikibuno cy'imbunda cya pistoli mu gituza cya Papa Bella. Samu yitegereje Umulisa, mukase wa Bella, nuko araseka. Umva rero mbabwire, impapuro zose zerekana imitungo yanjye n'amakonte yanjye byose nabishyize mu maboko y'umuhungu wanjye nizera Rafiki. Uriya mwana yaje ari nk'umugisha. Nabumvishe mutaragera, nabimuhaye ngo yiruke abure, sa kindi zabibyara ikindi. Nababonye mutaraninjira, mwazengurutse n'inshuro nyinshi. Samu n'Umulisa bahita bumva ko babasore be baba bakoze ikosa mbere yuko bahagera. Akibi bikurya byakoze bikira kukibyigaragaje. Ibyo nibyo Samu yibwiraga mu mutima ndetse n'Umulisa. Nababonye mukiri imbere mu gipangu, mwana hamaze igihe. Muramutse mwihuse mwamufata. Gusa Imana ifashe mumbabarire nimunamufate. Papa Bella avuze ibyo ababeshya yikarumye kuko Umulisa yarazi ko umusaza ibintu byo kubeshya bitamubamo. Reka tugende icyo kicucu kitaragera kuri. Kirana cyanze nkikibona. Rafiki cyanukaga none ngo basigaye bakizera. Umulisa kiri muri ibyo, Samu ashaka guhita asohoka ngo bakurikirane Rafiki. Ariko Samu nubwo ngukunda no igicucu, ushaka gusigutesha no mu hanya. Wose no musigare muzima. Urumva bituzabi. Umulisa yavuze ibyo yibutsa Samu ko bagomba kwisiga bishe muzehe Aphrodis. Mereza hano,
mpereza ako gacupa nkwereke, azadutesha umutwe nitumusigare muzima. Sheri wakiretse, mwiyame, mpereza ako gacupa nkwereke. Umulisa ahita afata umusego asukaho bwa buruzi bwari mu gacupa bwose, nuko Sam afata amaboko y'umusaza. Umulisa baramugaramisha, umulisa mutsindagira wa musego, nuko umusaza bamutsindagiraho cyane, arizunguza biranga, ashatse guhumeka nyine agakurura bwa buruzi. Umusaza avuze induru, nuko induru y'umusaza irahagarara. Rafiki aho yari mu cyumba byose yarabyumvaga. Nyuma y'akanya gato yumva habayeho gutuza, umuryango urafunguka, yumva babwiye wundi wari mu nzu ngo tugende. Barasohoka nyine ntibanafungaho, n'abari hanze bahita bacira amasiri, barahura, bava aho ngaho bagenda bihuta ngo bagiye gukurikirana Rafiki, batatanye baca mu makaritsiye ngo bamuhige ngo paka bamugezeho. Icyo baje mbere yuko bamwica, Umulisa agiye kumushyira wa musego, umuze yarababwiye, sinabwiye ntimwamwemereye ko mbabwira aho biri mutari bunyice. Ceceka zeba, wese ku cyiza cyawe kihe. Umulisa nyine bigaragara ko afite ubugome budasanzwe pe, atarebaga n'ikintu kimwe umusaza yamugiriye neza, nubwo yamukuye ku rwego akamushyira ku rundi, yaje ari umukozi, birangira abaye mabuja, birangira nyine amwivuganye. Rafiki abyumvishe ashaka ko yafata telefone agahamagara kuri polisi, biranga. Rafiki yicurugi, mu gihe arimo yicurugi, umukozi w'umukobwa nawe yari yakangutse, ndetse umusaza hanze bari bamushinjirije. Rafiki abasha kwicurugi, arasohoka agera ku musaza, asanga bamushyizeho umutisego bamaze kumwica. Rafiki yunamye imbere ye, atangira kurira, ararira cyane, ararira yunamye ku musaza, amufata amwegura. Yari yanzira guhamagara polisi kuko hari igihe yigeze kubona abajura bibye, bahamagaye polisi abona itinze kuza, ahubwo abari bakiri aho bakizubara nibo bafashwe barabajyana. Rafiki rero nyine yari afite ubwoba pe, yari afite ubwoba, yunamye ku musaza arimo muririra, yibuka n'amagambo bavuganye mbere yuko bajya kuryama. Muse kuki wamfungiranye koko, kuki wamfungiranye? Rafiki akiri muri ibyo, umukobwa w'akazi nawe yari yafunguye umuryango, yaje agana mu cyumba kureba ibibaye. Rafiki ukoze ibiki? Rafiki uri muri ico umusaza? Rafiki turebe. Oya, ntago mwishe, bamaze kumwica. Rafiki urabeshya Rafiki. Niho umwishe. Umukobwa yahise asohoka rero, ahita yiruka agana kuri polisi, mu gihe Sam akiri muri ibyo atazi ibijya mbere kuri uwo mukobwa, kuko polisi ntago yari tuye hafi yaho ngaho. Ni nayo mpamvu bari baje bitwaje uburozi kugira ngo bataza gukoresha imbunda, bikaba byakumvikana polisi kahagera mbere. Umukobwa hageze atanga ripoti kuri polisi, ubu yari yasanze baraye aho ngaho, bahita baza biruka. Mu gihe Rafiki akiri muri ibyo yunamye ku musaza, agiye yumva abantu benshi bari inyuma ye. Nka nyuma y'iminota 15 nyine umukobwa w'umukozi yari yamuhururije. Rafiki yibutse amagambo Muzafrodisi amubwira ngo wirira, nurira nawe umugore wawe akarira bizagenda gute. Agiye kwikanga yumva inyuma ye barakokinga imbunda, amwuko hejuru, ntuhindukire. Rafiki ahindukiye asanga n'abapolisi benshi bahagaze mu cyumba cy'umusaza, baje kumufata nyine. Umukobwa yaravuze ko abonye barimo bica umuntu. Umukobwa atangira gutanga ubuhamya, nabyiboneye, nasanze arimo mwica, nasanze arimo kwica papa, aramwishe. Umukobwa akiriza reka akarira, agatanga ubuhamya ngo yabibonye. Abapolisi bahise begera Rafiki, bamwegera bariseriye cyane, ndetse basanga afite na cya gifero bito mu ntoki. Bamubwira gufatira amaboko ku mutwe, bamubwira ko nibeshya gato bari bite bamwemeza, bari bite bamurasa. Rafiki abura icyo arenzaho, azamura amaboko. Rafiki yese yitegereza umukobwa w'akazi, kandi bike ko bari banafitanye ubusabane. Umukobwa w'akazi kugira ngo amwereke kababaye, ahubwo ahita amuzomera. Umukobwa w'akazi araseka, nuko arongera aramukoba, azunguza umutwe, iminwa yayizamuye. Bigaragara ko uwo mukobwa ari ibanga ashobora kuba abitse. Uri umwicanyi, uri n'ikijura, none murigira ngo uri muririza, ngo murigira ngo uri muraririra umusaza, umaze kumwivugana urarira ibikise. Tugenda uraririra imbere nibwo uri burire neza. Ubu ngubu ntago uzi ibyo urimo. Wakicucu amateka yawe turayazi, ntibagukwe mu muhanda se. Wambikaga Rafiki pingu niho wavuze ibyo, bamuterura mu ipantaro nyine, amaguru adakora hasi, bamubwira ko adagomba gukomeza kwijijisha. Ndetse abapolisi byagaragaraga ko amagambo babwira Rafiki bayaziho kandi bazi ibyo bari kumubwira. Niba ari umukobwa rero babwiye amateka ya Rafiki yose kugeraho, niba baraje bayazi. Rafiki yakubiswe imigiti, bamukomye ibintu byihuta vuba nyine, bakubita mu bombogori no mu nkokora. Ikibando cyaravugirije, baramukoma bidasubirwaho. Bo ntibarebagaho bari gukubita, bakubisa habonetse hose nyine baramujegeza.
Rafiki atangira kwisobanura, murandenganya nta kosa mfite, nukuri mubanse mubirebe neza, none se ibyo mwize si ukubanza gukurikirana ibintu uko bimeze. Urimo uratwigisha ibyo twize ku ikosi se? Reka turabikwerekane tugerayo, turakwereka ibyo twize ku ikosi. Ubuse murabona n'igihe wamunize, none n'igihe wamwicishije si ibingibi bamwicishije none bitamenetse ku musego. Wabibonye byose mbega, uretse uzabisobanura ntacyo. Aratubwiriza ibyo gukora ndetse bamusaba no guhita aceceka akakanyamo akaruca karomera. Aha twakubonjaga gusa nturi kugira ngo uri murigisha amategeko, uretse ko tukujyanye turakugaburira neza. Iki cyari icyayi urya uhagesha, ibishyushye byo urabibona nta kibazo, wigira wasiwasi. Tembea mbere. Inkuru mbi ngo ntiyoberana, abantu bahise bahuzura mu gipangu cyo ka Frodisi. Abaturanyi bamenye ko umusaza ngo bamaze kumwica, ndetse ngo umwishe ni wa musore yatoraguye mu muhanda ngo yagiriye neza. Rafiki bamuzamura intambike, bamunaze mu modoka ya polisi, bamushugunya nk'igifuka cy'ibishyimbo, bicara hejuru bagenda bamukandagiyeho. Hari kure cyane, Rafiki yari amaze gukubitwaho yashengabaye, kandi yari kiri no mu ipingu nyine no mu ruko kumukandagiraho kose yahinnye amaguru. Kugeza iyo saha Rafiki yibazaga icyo yakoze, bikamucanga bikamuyobera. Bamugeza kuri polisi, yamunuwe n'inkoni ndetse n'imigeri, bamusamiye hejuru n'abandi bahasanze ngo dore ngo yamaze kwica umuntu. Rafiki rero bazawucira n'ayamira, yareraga nk'umwana muto, yareraga nk'uruhinja. Wamajoro ukomeye, wamwicanye, iyo wiba gusa ntiwice, uhisemo no kwica umuntu. Rero amakuru turayafite, yagukuye mu muhanda uri mayibo mu mujyi, arakurera, none dore ibyo mwitoye. Sikore nko korora intare cyangwa ingwe ntumika kurya, uhisemo kumwica rero ikagufata ku gakano, dore umufasha ku gakano. Ahubwo n'ubumva ibyo wakoreye rero, ngo n'ubumva ibyo wahisemo, ugiye kumva ubuzima bwiza kurushaho. Nta keza k'umuntu koko. Bahise bamuzirika mu cyumba cyo guhatirwamo ibibazo. Rafiki aratakamba, oya nukuri sinjye wabikoze, nukuri munyumve, nta muntu nishe, biriya bintu bamwicishije ntabyo nzi, mukurikirane, nari nirirwanye nawe. Warerirwanye nawe nyine, none wamuhembye. Nukuri ndarengana, ariko hari umwicanyi cyangwa umujura wigeze wumva avuga ngo nijye wabikoze? Wowe ziba. Rafiki nyine agakomeza kurira. Harya tubazaga ngo ibyo twize, turaje tukwereka dukora ibyo twize 62. Urabivuga, twakwisohurizaga gusa. Uraza kubivuga, uravuga n'uwagutumye, urabyemera, ndetse wamuteye ubwoba n'ubwoba, bigaragare ko hari n'ibindi. Byose birasobanuka. Bamuzirika ku meza yari yicayeho, basirika amaguru, basirika amaboko, imyenda ya Rafiki batangira kwicagagura. Rafiki abonye bigezaho atangira gutitira, abona ko ibigiye kumubaho bishobora kuba ari bibi cyane, ndetse bari bamwunamishije ku meza, bamwambaye n'imyenda yose. Mugiye kunkorera ibiki? Murashaka kunkorera ibiki koko? Rafiki yibajije ko bishoboka ko bagiye kumukora ibiri byamfura mbi, cyangwa se ashobora kuba nawe agiye gupfa. Gusa yumvaga ko agiye gupfa azize ubusa pe. Akibaza ati basi iyo muze yabatamfungiranye nkaba natabaye nkapfa, byibuze ndimo ndamutabara. Tugiye kukwemeza. Reka tuze tubwire abasore baza gufate ku ngufu. Ko mukagira Imana mwe ndarengana, nukuri ndarengana. Ngaho vuga rero. Oya nukuri ndarengana. Ntiwanze kuvuga se? Urabivuga. Ibigiye kukubaho ntago uzi ko binabaho. Nta nubwo abitekerezaga. Bakomeza kumutera ubwoba no kugira ngo agire icyo avuga. Ziba we, maradusakuriza. Afande, bwira nyakubahwa yinjire, twamaze kumutegura. Rafiki yumva none igikuba kirakubise, yumva igitima kiradunze. Umuryango ufunguwe, Rafiki yahindukiye kure umuntu wari bavuze ko ari buze, atungurwa nuko uwo bari bise nyakubahwa ngo bosi ari umugore wa Frodisi, Umulisa winjiye. Nshuti neza amatwi, Umulisa mukase wa Bella nyine, umugore wa Frodisi wari umaze kwitaba Imana, yinjiye muri icyo cyumba Rafiki yaraziritsemo. Aza nyine ubona ko abapolisi bamwubashye cyane kandi nk'abo baziranye. Wibuke ko kandi bari baturanye kuva kera nyine, kandi Umulisa ntiyari yoroshye. Bigaragara ko na Samu n'amabandi bari abantu bafite ukuntu bakomunika cyane. Rafiki rero nawe nyine yari yambaye ubusa buri, bamuziritse, bamwunamishije ku meza. Wa muntu uko we, sinakubwiye ko ibyawe nzabikemura, ariko ubwo urumva wahangana nanjye bigashoboka? Ntacyo uvuze, nta n'icyo wakora kidasanzwe, uraciritse cyane. Ahubwo rero reka nkubaze ikibazo, kandi ntuzane kujijinganya. Twabonye ko yapfuye, niba nawe ushaka kugira ngo upfe, sobanura aho imitungo iri yose, ibyo mubuze yagusiza kubwiye amabanga yose yakubikije. Gira vuba ahubwo. Rego ko wishyize mu myanya ngo uzarongora Bella naramwirereye, ntago yakwemera. Ibyo nakubwiraga nari mbizi. Umulisa yavuze ibyo yitegereza Rafiki nawe yari yakaniye amaso nyine, yibaza ibigiye gukurikiraho, kuko aho yari yambaye ubusa yunamye ku meza bamuziritse. Abapolisi nabo bari bavuze ngo bajye kuzana bya bisore. Umulisa yinjira amuhabura, amubika mu bwoba, amubwira ko natavuga aho biherereye ari guhita apfa. Ariko kandi Rafiki yiyumviye ko umuze wa Frodisi yamaze kuvuga aho ibintu biherereye, nubwo yarababeshye ariko bakamwica. Rafiki rero nta cyizere yari afite, hagataho yari hagati yo gupfa no gukira. Umulisa yongorana n'umupolisi umwe, asa nk'aho ari ibyo amwereka byo muri icyo cyumba, nuko ahita ategeka abapolisi ngo basohoke. Bahita basohoka, bigaragara ko bamwubashye cyane. Muri icyo cyumba
icyumba nyine cyo gukandiramo ntasigayemo Rafiki n'Umulisa gusa. Umva musore, harya yitwa Rafiki, niba ushaka ko nakubabaza ugiye kumbwira ibyo ngiye kubaza, nta na kimwe unyujije ku ruhande. Urumva wa muntu uko ibyangombwa byose, impapuro zose, amabanga yose yaguhishe yakubikije biherereye hehe? Impapuro za banki yasinyeho zo ziriye? Mbwira, ese arakuraga nkande? Uri umwana we? Rega nawe wishyize mu myanya ngo barakuguhaye imirage. Nukuri sinzi aho yabihishe, nta n'ikintu gigeze ambwira. Wigeze ngo umunyamabanga we? Busura n'abandusha amabanga yo kurutogwa n'abanye nawe imyaka yose. Kiri gisaza kitarapfa cyavuze ko ari ubifite kandi ntikijya kibeshya. Ubwo nawe ugiye gupfa nukomeza kwitsimbararaho. Wabibonye ko nta mikino twagize. Niyo mpamvu uri hano kandi wowe wamwishe. Ubu bijyanditswe ko ari wowe wamwishe. Ibyo rero ubimenye. Niyo wapfa nk'umuntu wari wishe umuntu akiyahura. Kandi biraberamo hano. Amakuru yose turayafite. Uri murigira nk'umuntu utazi iyo biva niyo bijya. Umva ngiye kubaza ku nshuro ya nyuma. Uranyumva neza Rafiki? Impapuro zose n'ibijyanye n'ibya banki biri he? Yabihishe ibyo yagusinyiyeho ngo umurage ngo umuhungu we biri. Yanakubwiye ko ntabyo nzi ariko nukuri ntabyo nzi. Ngaho ni mu nyice none se nabigenzana. Se kuki utari kubunyumva? Wigeze ubona ngo usuzugura igihe twabaniye? Ibyo sinshaka kubimenya. Rafiki yari karumye nyine nawe yanga kuvugisha ukuri arabajijisha. Ko yumvishe ko ntacyo biri butange uko Muzabufrodis ibyo yarababwiye bahise bamwica. Aravuga ati ahubwo reka nicyo kubabwira wenda barakomeza bambike. Okay, wigize ndigabo, wigize umufunga mutwe. Abantu nkamwe ngiye nshobokana nabo. Niyo mpamvu bakunze igiye muri iki cyumba. Anyetse n'ibyaha ko bikora ndaje nkwemeza. Ibyo bisetinzemo ndaje mbigukuremo. Ntufite agasuzuguro, ubu ugiye kuvuga neza rero. Ugiye kuvuga neza aho biherereye. Umulisa aragiye afata ibintu by'ibitsinga byari biziritse ku kindi kibatiri, abifata ha plastiki ahita ajya kuri interrupteri nuko aracana abikozanijeho ibishashi biraka. Azana n'indi mikoba ngo yo kumuzirika ngo mugore yari igisimba. Yahise amenya nuko babikoresha bajya ngo subwa mbere yarahaje. Basinye indi mikoba nuko nyine aramuzirika hasi akajya kubita akambi undi akabyumvira mu bwonko kongera akamukozaho akambi. Yabamuziritse nyine yabaye umutuku bayaziritse. Yaramubabaza cyane. Abonye atari kuvuga ahita afata bya bitsinga akajya mu kubitisha umuriro. Byabishe bimwe yakozanyaga bwatika ibishashi. Ahubwo yari kumwica uko we yashyiragamo n'ubugome cyane. Ngira ngo yaba ari umupolisi nyamupolisi ntiyakora bigezaho. Undi mupolisi azinjira ngo ngo nturitse kurenza urugero ngo yahita apfa ngo yahita yuma ngo nashaka yume yanze kugira icyo ambwira ngarabivuga ariko ngo busohotse ngo sindenze muri kangahe ngo nturenze muri kabiri ngo sawa vuga ariko genda shaka kumwica ngo ndashyiramo gatata ahubwo natavuga. Rafiki yumva agize ubwoba cyane. Muri se yari igisimba yari inyamaswa mbi nuko yumva muri se aravuze ngo muzanire kirida ngo mukoze mu zuru. Rafiki yumva noneho bigiye ku bindi komeza gutitira nyine uko yamukubitishaga umuriro yabonaga uburyo umubiri wisigaye utitira. Rafiki atangira kugarura nyine atangira kumanurira hasi yinyarira. Cyaramubabaje cyane. Muri se yababaje Rafiki aramubabaza cyane pe cyane ariko utwo tuntu muri se tumukoraga mu minota 2 gusa akongera agahindura agakubita hasi agakoza hakambi akongera agasaka umujombo kirida mu zuru. Muri se so umuntu n'umugore ni igikenya. Ngira ngo amugane ibintu imitungo yari yarirutseho cyane. Yabonaga Rafiki yimukuye mu myanya y'intoki. Yari yarirutseho cyane igihe cyose nicyo yararagatekereza nubwo yabaga ari kumwe na Aphrodis. Mbega umugore shutuneza amatwi Rafiki yarahagiye cyane akuka yumva ari nk'ara akanyuma ari guhumekesha kuko bari bamuziritse ntacyo yakora agazunguza umutwe amarira kaza akinyarira akabira ibyuya agatitira agatengurwa. Umulisa ntagire impuhwe yarushye kurusha yananiwe kuruta wa muntu wenda wabaye yasize abandi marushanwa y'igari yabasize cyane birutse ahantu hanini akaba uwa mbere yaza noneho agahita agira ikibazo akikubita hasi. Umva rero nindamuka mvuye aha barakwica. Vuga narava nirajye baguhaye iherereye. Nge ntago navuga ibintu na Rafiki umwuka waragiye aratengurwa aratitira nuko ahita yikubita ku meza yunamye amera nk'umuntu ucitse intege nk'umuntu upfuye. Ariko Rafiki yarumvaga yumva umupolisi aramwe yaravuze ngo ni kozaho rimwe arahita apfa ngo cyangwa arapfuye. Abapolisi bahita baza Umulisa ahita avuga ngo nashaka apfe. Umulisa abasohotse basigara abapolisi bari kureba igikurikiyeho n'uburyo ngo bajya babigenza. Undi mupolisi agenda ajya ku gishumikiro acana ibindi bintu bisongoye bimeze nk'ibifera bitu barabicanira cyane mu kanya nk'ako guhumbya bibaye umutuku baraza babimukozaho babikoza ku mabere yombi ya Rafiki. Rafiki arashiduka nyine amera nk'umuntu ukubiswe n'amashanyarazi n'ubundi nk'ibisanzwe nubwo aho yarabaye nk'upfuye. Baramushitura nyine nuko bonyeshedutse muri sara bimwambura abyambara umupolisi atangira kugenda bimukozaho mu mugongo amushwaratuza ibyo byuma bishyushye. Yese afata umugeredi nyine atangira kumucapa mu mugongo agenda umukubita. Rafiki byaramucanze
atangira kurira nk'uruhinja. Muri icyo gihe yari aziritse iminyururu hasi no hejuru, ndetse no hasi bari bamuziritse yamubanye umutuku, bayaziritse yabaye nk'ay'inkende. Rafiki yahamye hamwe isura mwota, ntacyo yari gukora. Gasingira gukarangira ibirungo, menya yari yarabikaranze pe, kandi yakubitwaga azira ubusa atabiwisha Aphrodis, ahubwo ari kubazwa ngo imirage bamuhaye giherereye hehe. Uriya musaza yabikizaga ngo mumubabarire, njye ntacyo yigeze ambwira. Rafiki avuze ibyo Umulisa yakomeje kumutsibagura n'umugerede mu mugongo, amubabaza cyane ntamuwe, nawe akubitiramo umujinya mwinshi ngo igihe yakoreye izo mari none ngo bakaba bazimutwaye, ngo yemera kurarana n'umusaza adakunda. Rafiki yari umeze nk'ugiye gushira mu mwuka Umulisa, ndetse yavaga amaraso mu menyo. Umulisa aramwegura, amweguza urutoki rumwe, amwegura ku kananwa, agira ngo amubabaze nyine, amwereka akamwisuzuguriye, ariko anamubwira ko ari bubabare kurushaho ndetse kugeza apfuye, kagiye kumukata intoki noneho ko aricyo gikurikiyeho n'amatwi, ngo natavuga ibyo bibazo ari kubazwa aho biherereye. Rafiki ariyandayanda mu kuka ka nyuma. Umulisa yizotoye nyine ari kwivugisha, yasamye. Rafiki ahita amucira mu kanwa, amucira amacandwe yari avanze n'amaraso, arongera amucira mu maso bwa kabiri y'amacandwe. Umulisa ararakara cyane. Umulisa ibyo byaramubabaje cyane, ahita azamura ivi ari kubita Rafiki mu myanya y'ibanga. Rafiki araboroga cyane, araboroga. Umulisa amwumvisha uburyo ngo yigize ndigabo. Ni wigize ndigabo? Ngaho ngiye kwibana ndahabonye, ngaho niwe wari butuma uvuga. Ngiye kukubabaza ku buryo n'imbaraga zo kuzavugisha uriya mwana w'umukobwa nuramuko nabayeho uzahita ubikiremba. Ngiye kukwangiza n'udapfa uzaba ikiremba. Ndazira ubusa, ndarengana, ntabyo nzi, ntamuhugira kubera iki? Sinzi aho uberereye, n'ukuri murandenganya, sinjye wamwishe. Nenda mwishe wa kigoryi we, ni wowe. Umulisa arongereza na bya byuma byatuye byabaye umuriro. Abapolisi batangira kugira amakenga, batangira kubimubuza. Atangira kumushushanya mu mugongo nyine, byari bityaye cyane kandi byatuye. Imushwate mu mugongo, aramwegura aza mu gituza. Umusipona Rafiki ariho atakiriho. Rafiki asa nk'uvuye mu mwuka, acika intege, asa nk'ukubyina ijosi. Ijambo yumvishe abapolisi bavuga, baravuze ngo uramwishe, uramwishe, uramwishe. Umulisa yahise arekera kumubabaza, ahita asohoka muri icyo cyumba. Nshuti neza amatwi, reka dusubireho ababera. Abantu benshi bari bahuzuye, baje ku kiriyo nyine cy'umusaza wapfuye, ndetse na ambulance yahavuye yajyanye umusaza mu bitaro gupima icyamwishe. Ndetse bari bajyanye na wa musego, bari basutseho uburozi bakawumutsindagira kugeza ashize mu mwuka. Nyuma y'iminsi 2 Bella nawe yaravuye mu Buhinde yahageze, batangira ikiriyo. Bella rera cyane ntiyahogora. Ku wundi munsi rero mu kiriyo nyine Bella yabonaga abuze umusaza, ndetse ntiyanatekerezaga kuri Rafiki, ahubwo baje kumuha amakuru ya Rafiki. Umunsi wo gushyingura urageze, abantu benshi bajya gushyingura kuko Aphrodis yari umusaza ugwa neza muri quartier yose. Muri Niboyi bari bamuzi yari n'umukire. Urumva ko Bella nta bene wabo bandi bagaragaraga, yari yabuze umuntu w'ingenzi, yarabuze papa we. Hashize iminsi 2 Bella na Vicky bafata imodoka. Vicky wa muturanyi aho Rafiki yajyaga ajya kuzana amafaranga muri samutumye, bafata imodoka bajya kuri polisi, bajya kureba Rafiki wishe se wa Bella. Rafiki wari uri mu kindi cyumba utaraherukanaga na Bella, ndetse yari yaraguye igihumure nyuma yuko bamubabaje bigeze aho ngaho, ndetse bakamusiga hasigaye makuka gake. Abapolisi bakongera kumushitura nyine kugira ngo yongere azanzamuke, uko Umulisa yari amwivuganye haburaga gato. Ndetse quartier yose Niboyi yose n'abamakuru n'ibitangazamakuru byavugaga uburyo umusore wahawe icumbi akagererwa neza, agakurwa mu muhanda, yishe umusaza wamutabaye, akamukura mu buzima bubi, amuhembye kumwivugana. Izo nkuru nizo zari hanze cyane. Ariko wibuke ko Bella yagiye mu Buhinde, bavuga ko bazabana mu bihe byose kandi ko bakundana. Bella rero ntiyarazi bijya mbere. Bella na Vicky bahageze, bava mu modoka. Bella niwe wabaye wa mbere kuva mu modoka bageze kuri polisi. Abapolisi basanze kuri reception nyine, bamaze kubasobanurira, bababwira icyo babafasha, bababwira n'ikibazanye. Barabafungurira mu kumba kijimye Rafiki yari aryamyemo, yararembeyemo, bacana amatara. Rafiki aryamye yambaye ubusa buri kuri sima. Rafiki utareheruka urumuri n'umucyo, abonye amatara yatse, yatunguye no kubona imbere ye hahagaze Bella, umukobwa yakundaga cyane. Umukobwa yarazi ko amuvugira, yarazi ko amurengera kwa Umulisa. Abona amuhagaze imbere, yumva ubutabazi bwe burabonetse. Ndetse iruhande rw'umukobwa hari undi mukobwa ukunda Rafiki, umukobwa witwa Vicky w'umuturanyi. Bari abakobwa beza cyane rero, ubarebeye inyuma bose Rafiki yabonaga ko ari abanyamahirwe, ndetse wa musaza w'umuzamu yavugaga ko ari abanyamahirwe, ko Rafiki ari umunyamahirwe, ko abakobwa beza bamwikundira. Icyagaragaye rero, uwa musaza w'umuzamu ntiyongeye kuboneka. Birashoboka ko ba Umulisa n'ikipe ye bamukuye aho wenda bakajya kuba bamubitsa ahandi,
kugeza ibyo byose birangiye kugira ngo atazabivuga. Bafunguye rero bacanye amatara, Rafiki areguka mu kwiyandayanda gake, yaratangiye kuzanzamuka, abona mu maso h'umukobwa yakundaga, umukobwa Bella, umukobwa bataherukanaga. Yumva ni nk'umugisha, yumva ni nk'igitangaza kije imbere ye. Yumvaga neza nta kabuza kikizanye Bella ari ukumufunguza. Rafiki igicinyi cyara yumva arishimye, yumvaga ko nta kabuza Bella aje kumukuraza muri prison, kandi Bella akashyira mu gaciro, akareba uko ibintu bihagaze. Bella ntiyategereza ko nakica se, arabizi neza. Bella twanyuranye muri byinshi. Nshuti neza amatwi, icyo gutangaza soko byagenze. Bella yisa kubita urushyi Rafiki, arongera arabundarara, ahita mukandagira. Bella ntitaye ko amagambo y'ibisango n'amasezerano yahanye na Rafiki kagiye mu Buhindi, kandi ko bazabana karamata. Kubera gucika intege kose no kumara iminsi Rafiki babazwa, arara muri iyo mbeho, muri iyo kwiyosima, n'ukuntu bamukubitishije umuriro, no kumurya no kurya bamupimira utwo kurya. Yararyamye hasi, ahita yongera asa nk'ubundaraye, asa nk'upfuye nanone, ariko akuka kari kakiza. Rafiki byaramuyobeye kuko icyo yarabonye sicyo yatekerezaga. Bella ahita amanuka hasi, yicara nyine nk'umuntu ugiye kwihagarika, amucara hejuru imbere ye, yicara imbere ya Rafiki. Rafiki areguka mu kabaraga gake yarasigaranye, areba Bella mu maso. Bella mukunzi, kuki urimo kunkubita? Ese iyi niyo ndamukanyo y'abantu badaherukana? Bella aramubwira ngo ndakwiyamye, nkwiyame, sinigeze nkundana nawe, sinanakundana nawe, wamwicanyi we. Nginzara nimbi, ni gute wakica papa kugira ngo usigarane imitungo? Wibagiye ahantu twagukuye n'ukuntu twaguteturuye, uri kudukorera ibintu nka biriya? Wibagiye ko wavuye mu yarara wa kigoryi we? Niba uhembye papa cyangwa ugapfira muri gereza, ntuzongere no kubona izuba kundi. Sinakongera no kuvugana nawe wanjije we, nushaka upfe. Kigoryi gusa niko mumera, kitazi no gusoma no kwandika. Ntamenye ko Rafiki yasomye ibaruwa ya se akayumva neza. Rafiki ari ufite amabanga menshi, ahubwo ari we wakamutabaye. Ibyo mama avuga nibyo, waje kudutiza ibibazo mbere n'imbanyeho neza na mama, uza gutuma ngo hamenyekana ko atari mama. Uriya ni mama, niwe wandeze, niwe nzi, wa kigoryi we. Ibyo avuga nibyo, ahubwo bakwica. Vicky rero yatangiye kurira, atangira kugirira impuhwe Rafiki. Bella oya, nshuti neza amatwi, igice cya karindwi naho kirangiriye. Ese biraza kugenda gute? Vicky arasabira imbabazi Rafiki. Vicky ko yakundaga Rafiki cyane, se azakomeza mukunde? Bella se wamaze kujya ku ruhande rwa mama we, baraza kwica Rafiki. Rafiki ari mu mazi abira, Rafiki arakira se cyangwa bizagenda gutyo? Ese imitungo muza Aphrodite asize izagera kuri Vicky? Urukundo se muze Aphrodite yaraze Rafiki ngazarukunda umwana we, Rafiki azashobora kurumukundana na mukavuye muri prison, cyangwa arapfiramo n'imitungo bayimwake, cyangwa bazabura herereye? Turagukunda cyane rero, peace and love. Uri inshuti yakadasohoka, niba utaraduha subscribe, hari izindi nkuru nyinshi nziza turi gutegura kandi ziraje, ndetse n'ahandi hantu tuzajya tuganirira, haba nko kuri WhatsApp cyangwa ahandi hashoboka ari hose. We love you more, we love you so much, peace and love. Wari kumwe na Clement mu nkuru z'urukundo Mix YouTube channel n'izindi platforms zigikuza. See you.